mwumvise ko ikorari isoje ikomereje aho twasubikiye muri gahunda yo kuramya. Izi pome mubona tubona zitugoye ni ibisigisigi, n'ibinyomoro ni ibisigisigi. Ibyiza by'umwimerere tubitegereje ikindi gihe, kandi ntabwo ari igihe gishize kera n'ejo bundi, ntabwo ari kera kandi tuzabibona. Naho ibingibi byo ni by'icyaha, baba biteye imiti, baba byakoze urugendo bituruka muri Afurika y'Epfo, mu Burundi, bikaza umwimerere byawutakaje n'ingaruka z'icyaha. Ariko dushimira Imana ko nibura dufite icyizere ko izongera kudusubiza Edeni twanyazwe. Tubishimiye Imana. Ntabwo ngiye kubwiriza rero, ahubwo ngiye kubasaba. Hari ibyo ngiye kubasaba, kandi asaba buri tsinda riri aha ngaha. Ntabwo ndi bubwirize, twarabwirijwe kandi tuzakomeza tubwirizwe, ariko by'umwihariko ibi bizakomeza tuyobore. Ntabwo ndi bubwirize, ahubwo ngiye gusaba buri tsinda. Ndahera ku basore. Tujye mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, maze ngire icyo nsaba abasore. Pawulo yahuguriye Timoteyo gushikama mu byo kwizera, kandi uyu Timoteyo yari umwana ukiri mutoya, yari umusore, ariko yemera gufata inshingano z'abantu bakuru zo kuyobora itorero. Ntabwo ari iz'abantu bakuru, ariko ni uko kuyobora bisaba kuba uri mukuru mu mutwe, cyangwa se bisaba kuba uhugutse kandi ukorana n'Imana. Maze Pawulo aramwandikira aramubwira ati, Imana nkorera nkurikije ba sogokuruza, mfite umutima utancira urubanza, niyo nshimira yuko nkwibuka ubudasiba uko nsenze ku manywa nijoro. Nibuka amarira yawe, ngakumbura kukureba ngo nuzure umunezero. Aya marira bavuga aha ngaha yariraga ni amarira y'umurimo. Yari afite inkovu z'umurimo, ntabwo ari amarira y'ubuzima busanzwe. Ahubwo yabonaga itorero ritagenda neza bikamubabaza, akajya ku mavi agasenga. None rero aya marira y'umurimo yariraga uyu murimo Pawulo yarayibutse, nuko arongera arakomeza avuga ati, kuko nibutse kwizera kutaryarya kukurimo kwabanje kuba muri nyogokuru Loyisi no muri nyoko Yunike, kandi nzi neza yuko kukurimo nawe. Uyu nyirakuru bitaga Loyisi ndetse n'uyu nyina bitaga Yunike bari ababyeyi b'Abayuda, ariko ise w'uyu muhungu bitaga Timoteyo yari umugiriki, yari umunyamahanga. Ariko nubwo ari umunyamahanga, ntabwo yakurikije imigenzo y'abanyamahanga y'Abagiriki basengaga ibyirwamana, ahubwo yakurikije nyina bitaga Yunike, akurikiza na nyirakuru bitaga Loyisi. Loyisi rero uyu mukecuru yari yararemye igisekuru cyo kwizera, kuko yagize kwizera, agendera mu mame y'Imana, yamamaza Kristo yamenye, abereza umukobwa bitaga Yunike. Yunike nawe abyaye ashakana n'umunyamahanga, ariko akomeza kwigisha umuhungu we, amutoza Imana, bituma bikukira muri Timoteyo. Timoteyo rero agiye kuba uw'ingirakamaro mu gihe Pawulo amukeneye. Nicyo gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake, iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza byanjye, kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwizera. Basore ba Kabuye, basore b'intara ya Elayono, ndabasabye niyo mushaka kugira agaciro muri iyi si, muri iyi minsi dusohoyemo ubuzima bugoranye, akazi katakiboneka, ibibi bimaze kuba byinshi, kandi twitegura gutaha, murasabwa gusesa impano ibarimo. Niba mwaragize amahirwe mukaza muri rino torero mukarikandagiramo gusa, mukarenga ari amarembo mwerekeje muri runo rusengero, mwagize Imana. Ayo mahirwe ntimuzayiteshe. Twize byinshi muri bino byumweru bibiri, ariko ikirushaho kurusha ibindi byose nuko twize ko abantu bashobora kugira kwizera iyo basenze kandi bakiga ijambo ry'Imana. Basore b'iri torero rero, ndabasabye nka AMM. Iyo tuvuga AMM duhera ku basore, kandi mwe mwateguye aya mavuna. Ndabasabye kugira ngo musese impano ibarimo, ntimuzihishe, muzigaragaza itorero, Uwiteka ahereho abafata. Iyo mugiye mu nshingano z'itorero mukagaragara, Satani arabarwanya, ariko Imana irabashigikira, kuko ibiri kubona ko muri gusenyera Satani. Nimugaragaze izo mpano rero, maze musenyere Satani, Uwiteka azabubaka. Namwe kuri cya giti cy'ubugingo, cya kindi gifite ibibabi byo gukiza amahanga, namwe muzakiryaho. Ndabibifurije. Abakobwa namwe duhurire mu gitabo cya Esiteri igice cya 4 ku murongo wa 10 niho duhera, ariko sindi busome
titire iravuga ngo Esiteri yihara yemera guhakirwa bene wabo. Uyu mwana w'umukobwa yemeye guhara amagara ye, maze aravuga ati rero aho kugira ngo bene bacu bapfe, ahubwo nahitamo ko ngewe nahasiga ubuzima. Maze yemera kujya imbere y'umwami, ajya kuvuganira ubwoko bwe, maze Imana imusiga amavuta, maze Imana ituma arebwa neza, maze birangira Imana imushyigikiye, maze akiza ubwoko bw'Abayuda bwari bugiye kurimburwa na Hamani. Mwarabyumvise kandi mwaranabisomye. Kandi ejo bundi turimo twiga iby'akarengane, twabonye abakobwa bo mu Buholandi mu gihe cy'ubugorozi ukuntu bambaraga imyenda myiza yo kurimbana, maze bakagenda bagiye gushyingurwa ari bazima bazira kwizera kwabo. Ntabwo bahombye, nubwo babuze amagara yabo, ariko mu gitondo cy'umuzuko bazayasubizwa kandi bazabo byiteka. Kubaho muri iyi si by'akanya gatoya wishimye by'umunezero by'akanya gato ntaco bimaze. Ikigira icyo kimaze ni ukuraga ubugingo buhoraho. Abakobwa rero bafite ubugingo buhoraho, kimwe nuko Esiteri afite ubugingo buhoraho. Namwe bakobwa rero ndabasaba kugira ngo mugire kwizera, kandi ndabasaba kugira ngo namwe muzahare amagara yanyu ku bwa Kristo. Nta gihombo kibirimo, ahubwo ni inyungu, kandi ni inyungu y'ubugingo buhoraho. Imana izabarebe neza. Niba mwaremeye kurenga aya marembo mukazana mu bukebe bw'urusengero, Imana izababera umugisha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Uwiteka azabitegereze abe gukomera mu mwami. Reka tugaruke ku babyeyi, tujye mu gitabo mu gice cya 4 cy'Abafilipi. Nuko Pawulo yandikira Abafilipi arababwira ati, nuko bene data abo nkunda kandi nkumbura, ndahugura Ewudiya, ndahugura na Sintike ngo bahumurize imitima mu mwami Yesu. Kandi nawe uwo dufatanije uwo murimo by'ukuri, ndakwinginze ujye ufasha abo bagore, kuko bakoranaga nanjye bakamfasha kurwanira ubutumwa bwiza. Bona Kirimenti n'abandi bafatanije nanjye, amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Mujye mwishima mu mwami wacu iminsi yose. Yemwe nongeye kubivuga ngo nimwishime, ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Babyeyi b'iri torero mwabyaye, ndabasaba kugira ngo muzirikane guhamagara kwanyu. Uyu Kirimeni bavuze, uyu Ewudiya bavuze, na Sintike bavuze, bafite ikamba ry'ubugingo, banditswe mu bitabo by'ubugingo. Twabibonye ejo bundi turi kureba turi kwiga iby'igitabo cy'ubugingo, twarabyize. Aba badamu bafite ikamba ry'ubugingo, batanzweho ubuhamya na Pawulo mu ngendo z'ivugabutumwa zose yakoze. Yemeye ko amazina yabo ajya muri zino nzandiko ze, kuko bamukoze ku mutima ukuntu biyeguriraga Imana bakitanga bamaramaje. Badamu, babyeyi b'iri torero rya Kabuye n'iyi ntara ya Erano muri rusange, ndabasabye kugira ngo namwe mu bihe bitoroshye, kurera muri kino gihe ntabwo byoroshye, ariko n'ubuzima nabwo ntabwo bworoshye, ariko mwahagarara mushikamye, mukagira kwizera. Ibyanditswe byawe bikaba umuyobozi wanyu, amasengesho akaba ibyo kurya byanyu, bigatuma mu gihe nk'iki ngiki muhagarara mushikamye. Ndabasabye kugira ngo uyu Kirimeni na Ewudiya ndetse na Sintike muzicane nawe mu bwami bw'ubugingo. Kansoreze ku bagabo, tujye muri Zaburi. Zaburi nkunda cyane, nkunda kubabwiraho buri gihe. Zaburi ya 23. Zaburi yanditswe n'umugabo bitaga Dawidi, yiswe ngo ni Zaburi ya Dawidi. Uyu mugabo bita Dawidi murabizi ibibazo yagiye ahura nabyo, murabizi akiri akana k'agasore uko yajyaga kuragira, uko yarwanaga n'idubu, akarwana n'intare, akabinesha Imana ikamufasha. Muribuka uko Imana yamuhamagaye, maze ajya ku rugamba. Umunsi umwe arwana na Goliyati, rwose agenda yitwaje umuhumetso gusa n'ibuye rimwe, kandi ntabwo rya kabiri yari afite, ryari rimwe rutoki, kugira ngo Imana igaragaze ko ariyo mugenga wa byose, ko ariyo ineshereza abantu intambara barwana nazo. Yemera gukoresha iryo buye, umuyaga ntiwaritwara, uriyobora neza ku ruhanga rwa Goliyati, kugira ngo Imana yiheshe icyubahiro, ariko nanone igaragaze ko abayumvira bagakora ibyo ishaka ari bihesha ishema, cyangwa se ari bihesha icyubahiro. Maze ibuye riragenda riraboneza, bituma Dawidi aririmbwa, maze bagenda barimba Abisirayeli bati, rero Dawidi yishe inzovu, ariko Sawuli yishe iki? Ibihumbi. Yogezwa izina rye kubw'Imana. Murabizi ko uyu Dawidi n'igihe yari amaze gushyingirwa cyangwa se yari amaze gushinga urugo rwe, murabizi byagiye bimubaho, yibye umugore w'abandi, Imana imubara icyo cyaha,
asaba imbabazi amaze kwicisha Uriya, ariko Imana iramubabarira. Muribuka ko umuhungu we Abusalomu yamwihigiye kugira ngo amwice, maze Imana iramukiza. Muribuka abanzi bajyaga batera igihugu cye ayoboye, Imana ikamurinda. Muribuka uko umuhungu we bitaga Amunoni yafataga umukobwa cyangwa se umukobwa we ubwo yari mushiki we bitaga Tamari akamukinda, bimurya umutima biramubabaza, ariko Uwiteka ibyo byose yagiye bimurinda, amurinda muri byose. Maze kubera kumurinda muri byose rero, uyu mugabo bimukora ku mutima, maze aravuga ati rero Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Andyamisha mu cyana cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshimba yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiza ameza mu maso y'abanzi banjye n'igihe badashaka kondya, ariko yayitunganya. Unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Aravuga ati ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Niryo sengesho yasenze. Bagabo b'Itorero rya Kabuye, kugirirwa neza n'imbabazi by'Uwiteka bizaba mu iminsi yose. Kandi uyu muhigo wa Dawidi muhugira uwanyu, ni muba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Izi mvune mugenda muruha mukora imirimo y'itorero, mutanga ku mutungo wanyu, ibintu byose bigenda neza, bibavuna mubiri ibyuya, mujya kubwiriza ubutumwa, mworoganiza amavuna nk'aya ngaya, Uwiteka arabizi kumuvunika. Niyo mpamvu namwe abahamagara amazima, niyo mpamvu abaronkesha. Nubwo ibibazo by'isi bitabura, nubwo uri kubona ibibazo byose bitakemuka, mu rugo akaba ari ibibazo ufite, ukeneye amafaranga bitarakunda, hari bitarajya ku murongo, ariko Imana irabizi neza ko ibyo nabyo mubikeneye. Mwebwe muzabe muri iyi nzu gusa, muzaboneramo amahoro. Muzabe muri iyi nzu gusa, Imana izaba mu murongo wo gukora. AMM Kabuye, ndabasabye ngo ntimuzakinishe kuva muri iyi nzu. Umuntu ukinishije kuva muri iyi nzu aba agiye mu rupfu, ntabwo aba agiye mu bugingo. Ariko ugumyemo, nubwo yagwaguza, nubwo yakoreramo ibyaha, ariko akirimo, Imana iramwereka uko byagenda kose apfa kunamba ku Mana. Uwiteka azabarebe neza, Uwiteka azabahe amahoro, maze Uwiteka abazirikane. Ngane ku musozo mu Efeso igice cya 6 ku murongo 14, kamere ku 10, ibisigaye mukomerere mu mwami mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka b'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Dukirana n'abantu baturusha imbaraga, ntibakajye mubikinisha. Mujye musaba Imana kugira ngo namwe ibahe imbaraga, ize ibarwanire. Twabonye ko dufite abamarika baturinda kandi baturwaniza izo ntambara twebwe tutareba. Mujye musaba kugira ngo abamarika bakomeze babarinde. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, kandi ikigetse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza k'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka, ryo jambo ry'Imana. Iri jambo rizabayobere mu izina rya Yesu. Abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranyijwe, ahubwo babiroraga bakiri kure cyane bakabyishimira. ngo iki? Mbese burya nuko byagenze baba we, bari bafite kwizera gukomeye pe. None se aya magambo uri gusoma uyakuye he ko numva ari meza? Nanjye ndi kuyakura ku nsanganyamatsiko y'amateraniro. Amateraniro y'ahandi iwacu ku Itorero rya Kabuye da. Mfasha ubimbwire neza, aya magambo yansobanurire yose. Ndumva aryoshye pe kandi unteye amatsiko. Ambo ndumva ufite inyota yo gusobanukirwa byinshi, ariko nanjye nisomeraga ubutumire. Ushaka kumenya rero ibiruseho, wabibwirwa n'umubwiriza niwe wateguye iyi nsanganyamatsiko da. Ngaho rero nyihera gahunda neza, numva iby'ubwo butumire. Amahanga yasubiranyemo muyaburire. Nawe ufite inyota ngwino muri aya materaniro, kuko ubu butumire
butumire burakureba. Itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi rya Kabuye mu ntara y'ivugabutumwa ya Erayonofili ry'uburasirazuba bwo hagati mu Rwanda, ribinyujije mu cyiciro cy'imirimo y'abagabo, ryaguteguriye amateraniro y'ivugabutumwa y'ibyumweru 2. Nuguhera ku isabato tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu kugera ku isabato tariki 4 z'ukwezi kwa 4 2026, turi kumwe n'umubwiriza Tuyisenge Celestin mu nsanganyamatsiko igira iti kwa kwizera kw'abakurambere kuracyakenewe mu isaha dusohoyemo, ishingiye mu Baheburayo 11 umurongo wa 13. Gahunda y'aya materaniro iteye itya: ku isabato nuguhera saa 8 kugera saa 12 z'umugoroba. Ku wa mbere w'iminsi 7 dimanche nuguhera saa 10 kugera saa 1 z'umugoroba, naho mu yindi minsi nuguhera saa 11 kugera saa 1 z'umugoroba. Muri aya materaniro turi kumwe n'amakorari mukunda cyane nka korari Emmanuel yo kuri RMS Kamukina, Urumuri yo ku itorero rya Kimisagara, Igihe Niki ya Kimisagara, Cornerstone yo muri Asayuwara Nyarugenge, korari y'icyiciro cy'abatabazi ku itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi rya Gikondo, n'andi makorari atandukanye. sangiza abandi ubu butumire, twese tubyitabire.